Mwaramutse neza igitondo cyiza bakunzi bawe twagarutse mu mwanya mwiza mwanya w'amakuru twari dutegereje kuri uyu munsi wa none. Ni umunsi udasanzwe ku miryango, ni umunsi udasanzwe ku bakunzi ba sinema nyarwanda, ni umunsi udasanzwe ku gihugu cyacu. Abantu bazi neza uyu munsi banyihere comment. Hari abantu bashobora no kuba batazi uyu munsi ngo ni uwuhe habaye iki, ariko kuri sinema nyarwanda ho twese tuziranye ko ejo uko byagenze n'uyu munsi tugiye kumenya uko biri bugende. Wowe utarakora subscribe rero kora subscribe, like na comment, ubundi utera agatebe tuganire kuva ikiganiro gitangiye kugeza gisoje, nibwo uri bugire ikintu ukuramo. Iyo utumvishe ikiganiro cyose ntabwo umenya ngo baraza gukina iki. Hano niyo mpamvu tubanza amakuru y'ibyo bakinnye umunsi w'ejo, tugasoreza ku byo bari bukine uyu munsi. Ubibona mu majwi hano, ukaza kubibona ku mashusho mu kanya saa yine. Ntucikwe rero, reka tubanzike. Abakobwa baragwira. Mimi mu buzima bwe nta ntego afite, ngo nta viziyo de. Abakobwa bameze nka Mimi muze hano tubagire inama itari agakecuru. Hano ni uguhindura intekerezo zanyu, mukamenya aho mwavuye, mugatekereza n'aho mujya. Ese niba utazi aho uva uramenya aho ujya ute? Mimi tekereza kabiri uve mu bwana, urakuze, X6 urayirangije. Ni iki gituma muri wowe nta nzozi ugira? Ese koko ushatse umugabo agabura amafaranga, manzi ko atunzwe na lisansi ye, aramutse ageze atya agakora ubukwe mukamara kubana, hakabamo ikosa rimwe ko lisansi bayubika, mwaba muto wahita usenya ugataha? Ese ubaye ufite abana nka 2 cyangwa utwite, wahita utanga umugabo wawe ngo arasubira aho yakuraga amafaranga yongera guhe? Tekereza inshuro irenze imwe Mimi, tekereza utuvanaho ubugoryi, tugukeneye uri umukobwa mwiza nk'uko uri mwiza, noneho ube na mwiza no mu bwonko. Aline nta mikino, murabizi umunsi w'ejo ko yari yamaze guha urushyi Mimi. Ese Mimi ari buze gutinyuka abwire mukuru we na mama we, cyangwa abwire Manzi ko hari umukobwa wamukubise? Naza kubimenya biragenda bite? Ndimucikwe ni mu kanya ubwo Ravi ari buamenye ko Aline yakubise mama we akanakubita na murumuna we. Ariko ibya mama we murabizi ko ejo Ravi yari yamaze kubimenya, yari yamaze kumenya ko Aline yaje hari inshuro irenze imwe bakanarwana, ibibazo bikavuka, ariko mama we akabyitwaramo kigabo akabihandoringa kugeza igihe Aline we yaviriye aho ngaho. Shema agiye kongera gukinisha Aline. Ese iki gitekerezo muragishyigikiye koko bakoresha Aline kugira ngo bamenye aho papa we ari? Ariko mwibuke ko mama Shema nawe yivuyemo akabwira Claudine ko papa Shema aba mu Bubiligi. Abantu mutumvishe iyi nkuru muze hano mbasobanurira ukuntu mama Shema yivuyemo akabwira Claudine, kandi mwibuke ko Claudine ari umutasi. Ibaze ubwo abana bari buze kuba babimenye. Ese mama Shema koko arabizi neza ko papa Shema ari mu Bubiligi? Ese nyuma y'aha ngaha muratekereza aya makuru Claudine yenda agiye kuyabwira bwa mbere? Ntimucikwe ni hano kuri Win Entertainer uri bumenyera ayo makuru. Shema niba mushimishijwe nuko yakoresha izi turufu Manzi azanye, bamubaza ngo urakora ubukwe, nawe akavuga papa, muze hano mumbwire muri comment ukuntu mwebwe mubitekereza. Cyangwa Claudine arahita agenda abarabura bibabwira ati papa wanyu mama wanyu yambwiye ngo ari mu Bubiligi. Ese nabibabwira bwo barabyizera? Ntimucikwe rero, ni kuri Win bibera. Ibi bintu byose ni ahangaha bigiye gusobanukirwa. Niba utarakora subscribe aho tugeze ahangaha, byibuka ukore subscribe, ubundi tumvane ikiganiro cyose kirangira. Dore iminota ni mike bade, ni mike cyane. Hera none wumve ko turi kumwe gatanu ku kandi. None afite ubwenge ati jya usirimuka kuko usirimutse inyuma usirimuke no mu mutwe. Ati makeup witera zikagukesha inyuma, jya uzitera n'imbere ku mutima ugire roho nziza. Ariko se aya pe roho nzima itura umuntu muzima, kandi Aline wagira ngo arabonamo akantu. Aline na Mimi mu gihe bashwanaga murabizi ko Manzi
we yari ari mu rugo ari gutongana na mama Shema. Ubwo twahinduye subject twageze kwa mama Shema aho yashwanaga na Manzi. Murabyibuka ko hari habanje gushwana Manzi akanahakubitirwa, ariko mama Shema agira urushyi runyaruka. Nshuti babyeyi, ntago inkoni irera, inkoni ivuna igufwa. Mama Shema warambitse agapira hasi ukavana ibibazo mu nzira. Dukeneye kumva ibibazo byarangiye, intambara zashize mu rugo, tukabona famiye yuzuye, tubona papa Shema hari na mama Shema bishimye, abana bagashyingirwa bose. Erega nutababwira ushobora no kumubwira ugasanga Aline abanye na Shema kubera ko wabashije guca bugufi akabona ko Aline nyine yaharaniraga ibyo wowe ushaka. Ariko se nukomeza kubabaza umwana nawe arakubabaza kugira ngo muhangane. Babyeyi, wihangana n'umwana, aba ni abasore, niba uguta bakigendera urasigara no Aline wicuza. Tekereza kabiri, abo bana bamaze gukura ubabwiza ukuri mama. Mu gice cy'uyu munsi rero murabizi ko ari wo mwanya Manzi, Ganza na Shema bagomba kwegera mama Shema bakamubaza, ariko mama Shema akomeje kwinangira, akomeje kuba intare y'ingore pe. Uyu mubyeyi sinzi ikintu ari kugenderaho kugira ngo akomeze guhishahisha. Ese ubundi ni icyo agamije? Abana rero nyuma yo kwanga kubasubiza bifatiye umwanzuro wo guhaguruka bakajya kwibariza minisitiri. Ntuze gucikwa urugamba ruri hagati y'abasore batatu n'ababyeyi babiri di. Aba babyeyi bafite byinshi bahishe, ariko mu by'ukuri Manzi uko yari azi byinshi, hano hamaze kuboneka undi muntu uzi ibibazo byose aba bana bari gucamo, unabafitiye ibisubizo ariko utabibaha. Baza ngo ninde? Abantu batekereza umuntu waba ufite ibisubizo by'uko papa Shema akiriho cyangwa atariho ninde? Duhurire muri comment section mumbwire nimba mutaramumenya mbere y'ejo saa 4 yuko tubwira nzamubabwira. Ibibazo biragwira, ariko uyu mukobwa ngo na Aline bakomeje kuzengereza mama Ravi we kwihangana kuri kunanirwa, none ari kwibaza niba Aline ari bujye kwaturiraho ibibazo Aline akomeje amuteza. Ari kumuteza umutima mubi, ari kumuteza impagarara. Ariko si ubundi umubyeyi kuki atabibwira Ravi na Mimi? Harageze ngo baganire, babwire Shema ko Aline amasigaye atera uru rugo aza kubabangamira. Shema reka kwihutisha ibintu ngo utangire ushaka amatike y'indege, utangire ushaka bazaguherekeza, nturanamenya niba papa wawe ariho. Banza umenye niba ariho. Ushobora no gusanga uri kumarira mu bihugu by'amahanga di. Uru Rwanda rwacu narwo ni rugari kandi ni runini umuntu yajyamo ntumenye niyare. Gerageza ubanze umenye niba papa wawe ariho, umenye ahari, ubone kubukinga abazaguherekeza, ibyo uzajyana, ama passport please. Tekereza nk'umuntu mukuru, va mu bintu by'ubutesi, va mu bintu byo kumva ko uri umwana w'umukire. Ubukire burashira. Ravi abikubwira kenshi ko yari wa mwana wari umukire uryukira ku mabreba, umugani we ngo wakundaga amaserelake please. Tekereza kabiri wumve ko mama wawe ari we muntu wo kuguha ibisubizo ushaka kugira ngo ubashe kubukinga ibyo byose ukeneye gukora no gukorana n'abo bagenzi bawe na Ravi. Manzi Dr. aracyafite ibintu byinshi byo kumenya kuri Mimi, ariko rero ntaramenya ko ibintu bamubwiye ari ibinyoma. Garasobanukirwa neza ko Neira yamubeshya muri uru rugo. Noneho intambara ibuze kuharota ubwo ari we mumenye ko Neira ari we wabivuze. Biraza kugenda bite? Neira bamaze kumenya ko ari we wabwiye Manzi ko Mimi anyara ku buriri. Mu by'ukuri ntabwo yigeze abivuga kandi yumvikana na Ravi. Bakimara kubimenya inama yateranye y'umuryango, murabizi ni direct n'inki mu ntebe. Neira byasubiwemo ko agomba guhindurirwa ingamba, cyangwa se akaba atashye niba atangiye gusebanya agasebya abana be ku bakunzi babo. Mama Ravi muramuzi ku bana be ntabwo ajya atekereza kabiri, ahita afatirana ibintu bikishyushye akakwereka uwo ari we. Mu gihe rero iyo nama yari iri kuba, umubyeyi Mado yari ari ku muhanda ari kwifatira uwa mitiyu.
ese Mado ko bamubwira amafaranga yajya gushakisha amakuru akavuga menshi, ubundi aya mafaranga Mado yumva azayakura he? Mado ringanira n'intambwe zawe, gendana n'ibyo ushoboye, fata imyanzuro y'icyo wumva we wakora, kandi wakire ko umuntu ahera ku bihumbi 30 akagera ku bihumbi 300, ejo bikazavamo miliyoni 300. Tekereza kabiri wumve ko Ravi niba yakwemerera amafaranga, yatangiye kwemera 30, ageraho kwemera 70, none uri kwaka ibisobanuro uvuga ko ukeneye 300, kandi 300 ntayo ufite, ugeze kuri 5. Mado gerageza utekereze nk'umuntu mukuru, wikomeza kwiro. Ikiganiro kitoroshye hagati ya minisitiri na madamu we, twari tumaze iminsi tutababona, ariko uyu munsi twongeye kubabona. Mudamu wa minisitiri n'umunyabwenge pe, abwira ati minisitiri ati yaciye igihe tubayeho tugenda tukagaruka tukarya tukaryama twoga tukaryama, ariko nkeneye ko tuganira ukambwira ibintu wizeje Mama Shema kugira ngo ave hano, ukambwira na gahunda ufite yo kugira ngo ibibazo biri muri uru rugo biveho. Ikiruta byose nkeneye kumenya nk'umugore wawe, niba koko ndi umugore wawe cyangwa nanjye umbwire nigendere, Papa Shema aracyabaho cyangwa yarapfuye? Mu by'ukuri uyu mudamu njyewe niwe muntu nshyigikiye kuri uyu munsi, ntimuze gucikwa ukuntu minisitiri ari buze kwishyura iki kibazo. Mu gihe ibyo rero byabaga, twigarukire mu rugo kwa Mama Shema. Murabizi abari muri komediye, none Harine yiyemeje gufata abavandimwe bose akabagerekaho ngo umutindikazi, ariko ubu munsi bahuye akareba ukuntu asa, azavuga cyakora njye mba nkomeje gutegereza ukuntu Ravi asa munsi yahuye na Arene, kandi Ravi muramuzi nawe igipfunsi ni mubi cyane, bazahanganamo bibarenge. Ganza yiyemeje kuvugisha ukuri, arambwira ati Arine uri umuntu mukuru kandi uzi icyo ushaka, uzi n'icyo ukeneye. Njyewe Ganza nuca ahangaha nzakwakira, ucaho Shema naca nzamwakira, ariko ejo n'ejo bundi mfite amahitamo yanjye, nanjye sinamenya ngo nzahitamo nde. Ariko mwibaze Ganza aramutse ahuye na Mimi nawe agakunda Mimi akajya gukompeta na Manzi, mbona hano hantu hazavamo ikibazo, kandi abantu babona ko Ganza ashobora kuzagira ikintu apfa na Manzi kuri Mimi munyere like, kuko Mimi niwe mukobwa ubundi wakabaye ashobokana na Ganza. Abantu babona ko Ganza ari wakabaye ashobokana na Ganza na Mimi banyihere like di twigendere. Niba utarakora subscribe rero kora subscribe, dusoreze ku nkuru yacu y'umunsi ya Manzi wa Neira. Manzi wa Neira, mu gihe Mama Ravi nyine aramaze kuganiriza Neira yahisemo kumuhamagara ambwira ati ndagushaka, kandi ndagushaka byihutirwa. Manzi mu kuhagera rero ntago byari byoroshye, ibibazo byabaye ibibazo nka miliyoni. Ntuze gucikwa n'umwanzuro Mama Ravi yabafatiye, ambwira ati niba utamukeneye mufate umusubize iwabo, ajye iwabo, tumenye ko utamukeneye. Manzi abura imyanzuro, kuko murabizi ko akiri hagati na hagati, akiri mu rukundo n'umugore wa se. Sigaye Imana ibandindire tuza guhura mu kanya saa 4.